Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentaire mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Abaturage bo mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo bahawe miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bikure mu bukene nyuma y'uko bari bigiye umushinga wakora mu bukene, ariko bavuga ko batazi amafaranga yawuvuyemo aho yagiye. Bamwe mu bakecuru batishoboye mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo bibumbiye mu itsinda ryo kwikura mu bukene bahawe inkunga ingana na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bikure mu bukene. Baravuga ko umushinga w'ubworozi bw'inkoko bari bigiwe n'ubuyobozi batabona inyungu y'uvamo, kuko ngo inkoko n'amagi byagurishijwe batamenya irengero ry'amafaranga avamo. Abakecuru bibumbiye mu itsinda rizunga twungu bumwe batuye mu mudugudu wa Mukoni mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Abakecuru batashatse ko amazina yabo atangazwa mu bitangazamakuru bagaragaza ko bahuye n'igihombo kandi ko bari barahawe amafaranga yo kubakura mu bukene. Abakecuru bavuga ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minarok yabahaye amafaranga angana na miliyoni 3,400,000 by'amafaranga y'u Rwanda yo kubakura mu bakene nk'abakecuru barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma y'uko bahawe ayo mafaranga ngo veterineri w'akarere ka Huye yabahuje na kampani ya Uzima Chicken kugira ngo ijye ibaha inkoko ndetse inabagurishije umusaruro uva mu mushinga wabo. Nyuma y'uko batangiye umushinga wabo wo korora inkoko, mu nkoko boroye amafaranga yavuyemo barayategereje barayabura, ndetse ngo banagerageje kubaza abantu babarangiye banga kugira icyo bababwira, ndetse ngo icyongeyeho abantu barabarangiye nimero babagurishije, nimero babahaye niziba ku murongo. Abakecuru bakomeza bavuga ko batazi irengero ry'amafaranga yabo, bashimangira ko bahuye n'igihombo kinini. Aba bakecuru iyo bagerageje kuvugisha ubuyobozi nabwo ntacyo babwira, ni mu gihe basaba ko babafasha kubona amafaranga yabo bakikura mu bukene ko aricyo bari bayabahereye. Uhagarariye umushinga wa Uzima Chicken mu karere kawe n'akarere ka Nyaruguru Eric Bizimana abaturage bakunda gushyira mu majwi ko kuba ari we wabahuzaga n'abagurishirizaga inkoko n'amagi, ahakana ibyo kubahuza n'abagurishiriza inkoko n'amagi, ahubwo akavuga ko icyo bakora ari ukubaha inkoko gusa, ibyo kubagurishiriza ngo ntabyazi. Eric uhagarariye Uzima Chicken mu karere kawe n'akarere ka Nyaruguru akomeza avuga ko ibyo guhuza abagura inkoko n'amagi babikoraga kera, ubu batakibikora, ahubwo ko icyo bakora ari ukugurisha inkoko n'amagi gusa, aha abandi bakishakira abakiriya. Umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange avuga ko iki kibazo cy'aba bakecuru kigiye gukurikiranwa. Umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange avuga ko aba bakoranaga gushaka isoko ry'inkoko z'imishwi bazwi ko ari 4, bakaba barimo amafaranga y'u Rwanda angana n'161 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ngo akarere kagiye gukurikirana kamenye amasezerano bagiranye n'umurenge kugira ngo bubahirize ibikubiye muri aya masezerano, bishyure amafaranga bafitiye riratsinda. Aba bakecuru bavuga ko itsinda ryabo bari barahawe amafaranga arenga miliyoni 3,400,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko kuri ubu bakaba basigaye 1/2 cyayo, kuko ngo bitewe n'uko andi mafaranga menshi yagiye agenda baba bashakiraga isoko ryo kubagurishirizaho inkoko n'amagi niba bishyura. Aba bakecuru bavuga ko kuri ubu batagikora ubwo bworozi bw'inkoko bitewe no kubona ukuntu bwabahombeye. Ngayo nguko reka mbwira ngo wakoze kubana nanjye, kora subscribe niba rugamba ugeze kuri Talk Rwanda ugukunda ibyo dukora. Reka nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.